mwe bana bato mwiga mu mashuri abanza, ayisumbuye, makuru na za kaminuza, mwese hamwe ibitsina byombi, abakuze n'abakiri bato, ariko yo bavuga ngo ni umunyeshuri ukiri ku ntebe y'ishuri utarayivaho, witwa umunyeshuri, witwa umwana. Ariko yo wavuye ku ntebe y'ishuri witwa ukundi. Bashobora kukwita mu izina ryawe bwite, cyangwa bakakwitirira izina ry'ibyo wize gutyo, cyangwa ibyo wigiye gutyo gutyo. Ariko mwe bana bakiri bato mubimenye, intego yanyu ni ukwiga, mukigana abarimu ibyiza gusa biganisha mu kuvumbura, aho kuziga ibyavumbukana bagenzi banyu namwe bitabasize. Bityo rero bana bakiri bato muzavumbure simple machines zizabafasha mu kazi kose. Birumvikana mu kazi kose. Mwabana bakiri bato n'ibikwerere, abakuze, abangavu se, ingimbi, mwese mukore amanywa n'amajoro, amasaha 24, iminsi 7. Iyi ni inama y'umunyapolitike mwiza, umunyapolitike w'akataraboneka, umunyapolitike mwiza w'intangarugero mbagiriye. Iyi ni inama isumba zose, inama y'akataraboneka nayo y'imbaturamugabo, yabaduka akabadukana igikoresho amanuka mu kazi kose. Mwe bana bakiri bato mujye mukora imirimo yose yabateza imbere, gukubura, gukoropa, kumesa, koza ibyombo, gukora isuku mu buryo butandukanye. Mujye mumesa imyenda yanyu n'ayabakuze, ibisaswa, ibyiyoroswa n'ibindi byose nk'amarido, imisego y'intebe n'ibindi byose mujye mubimesa. Ntimukajye mutegereza ngo undi azaze ayishurwe abibakorere, kirazira. Muzarambura amaboko yanyu, Imana kenshi nibona, nawe ukora kenshi, ikubona kenshi uri mu kazi kose, izagufasha igushongonokeresheho amavuta yayo. Ishongonokesha amavuta yayo azagushongonokeraho. Bityo rero wese uzasabagiraho amavuta y'Uwiteka, wese wuzureho amavuta muri mu kazi, kizaba ari ikimenyetso ko ari ibihe byose wahoraga uri mu kazi kose. Ako kazi kose kazakugira umuntu ukomeye cyane. Nusohoka n'amashuri bizagufasha, nibigufasha nawe uzabitoza abana bawe, abuzukuru, abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure, abaturanyi utabasize, abakuze n'abakiri bato. Uzaba ubaye mwarimu mpuzamahanga koko. Bityo rero mwabana mwe muzige simple machines, muzimenye icyo zimaze, umumaro wazo muzivumbure, zizabafasha mu korosha imirimo yose. Rwose murebe nk'urugero uwavumbuye ikiyiko, icyo turisha, ikidaha imboga, muzarebe ikanya se, muzarebe telefoni, muzarebe ingorofani, muzarebe isuka, muzitegereze igitiyo, muzarebe icyuma gihata, muzitegereze nanone umupanga, muzongere
mwitegereze murebe imisumari akamarimara, muzitegereze muzareba amabase ariko y'ibyuma se n'aya plastique, ariko hano turiga iby'ibyuma. Ibyo byose mu kazi kose bizabafasha. Bityo rero mwabana mwe muzigane, mwigana ibyiza, mubyigana ku bakuru banyu, mubyigana ku babyeyi banyu. Nimubabonana ibibi muzabibarekere, mwe mwikomereze, mwiga ibyiza gusa bizabagirira umumaro, nabo muzabafashe mubasangize ku mumaro w'ibyo mwavumbuye. Uyu ni umusaza perezida wa ruda Barafinda Sekikubo Fred, perezida nyaperezida, ubagiriye inama. Mwaturuda mwe duto tutarafata irangamuntu muzafatireho kuri urwo ruzitiro, muzavumbure simple machines zizabageza ku mashini nini. Muzavumbura ingini arizo moteri, muzakora ibintu by'ibitangaza haba mu Rwanda, haba muri Afurika no ku isi hose. Bityo rero machines zizabafasha kogosha abantu. Ibyo byose ni mashini gusa bizabafasha. Bityo rero guteka ibyo byose muzatekera he ko inkwi zizarangira n'amakara azarangira. Muzige cyane muzamenye uko muzatekesha izuba. Bityo rero mugacana imbaraga z'imvura n'imiyaga. Bityo rero izuba naryo muzarikamure, muribyaze umusaruro, muritekeshe, mujye rwose muzagera igihe mujye mushusha amazu yanyu. Bityo rero kubera ubukonje buzaba bwinshi, kubera imyuzure, izuba rizamanuka, imvura imanuke, kimwe kizaganza, imvura niganza muzicwa n'ubukonje. Bityo rero amazu yanyu bizasabwa ko muyashusha. Muzakura he ibyo kuyashusha mutarabivumbuye? Bityo rero simple machines muzaziteho muzivumbure. Bana bakiri bato twita uturuda duto tutarafata irangamuntu, kuko mwese mukomoka ku baruda n'abarudakazi abakuze, kandi bose babitaho, barabatekereza cyane, babatekerezaho kandi babatekerereza ibyiza. Namwe muzatekereze neza, muzavumbura ibyiza ibifitiye bose umumaro, kandi bizaba ari by'akataraboneka, icyitegererezo cya bose. Imana izabyishimira, nimuyishimisha muzatumiza vuba, kandi rwose niza izabashimira nko ku ishuri uko babahaga birote, babaha indangamanota, babashimira ngo mwatsinze. N'Imana niza izabaha ibimenyetso ko mwatsinze, muratsindagira, amanota muruzuza, ibigeragezo mwarabisimbutse, mubirinda na bagenzi banyu. Bityo rero Imana izabishimira, ikora umuti. Noneho turebe imashini. Imashini ni iki? What is machine? Machine is anything used for doing work in a quick or convenient ways or styles. Is any device that makes man's work easier. Is also device on which force is applied to do work in the quickest system.
A machine is a device which helps to perform work easily without any difficulty. To simplify quickly and more conveniently without losing time. A machine is a simple device which enables a force applied at one point to overcome a big load at some other point. Therefore, machines have got some merits or usefulness. Sometimes we call them advantages. Machines make work easier by making the force needed to do a certain job smaller in shortest period of time without any difficulties. It eases, leading to the quickest and cheapest service. Machines increase the speed of working, hence high production. Machines help us to apply force easily using little time possible for high production and aiming to satisfy worldwide market. Therefore, machines are very easy to make and are very easy to utilize or to use them. Two systems are cheaper than to the younger ones aiming to discover very many machines which will help you when you go old, when you grow too old, when you become the old man and the old woman. One day, one time. And it shall help you together with your children and grandchildren. Therefore, machines are very important. Work around the clock minute hand in 24/7 to make sure that every time you discover machine to help people in our society, Rwanda, East Africa, Africa, and the entire world. The more machines you discover, the more difficult work isn't it? You will have isn't a lot of difficult works simplified into simple service, taking short period of time possible and aiming at increasing high production. Hence, we shall boost our national economy, GDP, and we shall pile dollars in our GDP. Here I mean the copper money of USA to the United States of Africa. As I promised you, I, the Ruda President, Barafinda Ssekikubo Fred, Ruda is Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 good many causes in full. Ruda ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200 zateza imbere u Rwanda
n'ibihumbi 2 byateza imbere Afurika n'ibihumbi 20 by'impamvu, ubwo ni imiba y'impamvu byateza imbere isi yose. Muri ibi byose mwarimu mpuzamahanga ngenda mbigisha, ndashaka bizabafashe bidufashe mu guteza imbere u Rwanda ruzaba umurwa mukuru wa Afurika, na Afurika bizorohe ibe umurwa mukuru w'isi, nabyo biyorohereza, noneho izabe umurwa mukuru mu buryo bworoshye, Afurika izaba umutako w'isi, u Rwanda rwarabanze kuba umutako wa Afurika, bose rubaresha aba hafi n'abakure, barusamarira, barurangarira, barukunda, bumva barujyana iwabo. Tuzaba u Rwanda rw'akataraboneka rw'ejo hazaza, ku bakiri bato n'abakuze mwese mutahiriza umugozi umwe, abize n'abatarize, abakirisitu n'abatari abakirisitu, mwese mujye mwemera Imana niyo kizigenza, niyo rurema yaremye byose, ibikomeye n'ibyoroheje, ibihumeka n'ibidahumeka, amanywa n'amajoro, amajuru yose ni Imana yayaremye. Mutazabyitiranya ngo hari abakurambere babiremye. Byashoboka se? Nimba bishoboka, muzategereze izo mpaka zizarangizwa n'Imana nihasesekara ibigaragarije ngo byose byari ibyayo, byose byari ku bwayo, ntibyari ku bw'abana b'abantu. Abantu bizeraga Imana bazagororerwa, abatarayizeraga bazibura. Sinzi uko bazabigenza, kandi Imana ihora ibagira inama isumba zose, bihane hakiri umwanya wo kwihana. Bityo rero njye ni umusaza w'akataraboneka, umusaza w'imyaka 250 mu bwonko, mbagiriye inama muzifate neza, ntimukiyahuze ibiyobyabwenge, mwitandukanye n'ibicina. Kuri abo babijyamo mutazabijyamo, mutazabishakisha, mutazabitanga, muzifate, mwifate neza, muzaba mwirinze indwara zitandukanye z'ibyorezo zateye ku isi. Ntimuzi uwazizanye, uwo ni Zwahama Satani. Imana ikaturinda ikazikiza, zimwe zigahitana bamwe. Abo bose hari abanyabyaha ntiduciye imanza, ariko harimo n'inzirakarengane. Abo bose Imana izikuriramo abayo beza bazima, ntituzi aho izabajyana, nimba n'abandi izabakora iki. Ibyo katubirekera Imana, izakora umuti. Naho kuri twe dusabwa dukora umuti, twiga amanywa n'amajoro, twiga ibyo hakuno n'ibyo hakurya y'amazi magari. Bityo rero tuzaba abahanga, tube ibihangange ku isi, bose batwemere. Imana izadushima ngo twabaye imisemburo y'imbaturabukungu mu kiremwa muntu, amajyambere n'iterambere mu bwonko. Bityo rero umutekano mu mudendezo uzarangwe mu Rwanda, urange bose, ubuwa bose, ntuzabe uwa bamwe. Bityo rero niyo mpamvu twabyise imbaturabukungu. Imbaturabukungu ni ya bose. Uyu ni umusaza perezida wa RUDA Barafinda Sekikubo Fred, ubarizwa ku nomero ya telefoni igendanwa agasaraba 250 78 34 28 622. Nanone kuri wa eshatu doti, ubwo ni akadomo RUDA akadomo tike. Aho hose wahankura, no kuri Facebook, kuri bara FBS ugasakinga muzambona.
no kuri YouTube mushiremo Ruda, musakishe musakinga naho muzambona. Kuri YouTube nanone ushiramo Barafinda Sekikubo Fred se, byose muzambona. Rwose muzikurikiranire inyigisho mpuzamahanga n'abazaniye mwese ku isi, nta vangura iryo ari ryo ryose. Ntimuzarwara urukebu naze kubakebura, mbigishe nka mwarimu mpuzamahanga, bakuremo urukebu rwabarembeje rudatuma mukebuka, murebe ibizima, hanyuma ugasanga mwarwaye urukebu rureba ibitari byiza. Mukebuke mubivemo, mwitegereze ibyiza, muzahozeho ijisho, Imana izabasangaho. Murakoze cyane, murakaramba, muzarambe cyane, murambane n'abanyu ibitsina byombi, abakuze n'abakiri bato, izabe ari impamba yanyu, muzayikure hano ku isi muyigeze mu ijuru.